ibi bintu ntabwo binyura pe. Uri muryango wose ngerageje gufungura nsanga ufunze. Ahari wenda ibi bintu ntabwo ari njyewe bigenewe, cyangwa se ni njyewe waba udashoboye. Nyamara ntabwo ari ubwa mbere ubivuze. Urinde kandi winjute hano. Ndabizi ndibuka ya mvura yagukubise mu mwaka wa 2022 ukumva ari cyo gihe cya nyuma cy'inkuru yawe. Kindi kandi ndibuka n'inshuro wafashe telefone ushaka guhamagara ngo usezere, ariko ntabwo wabikoze. Uzi ibyo bintu te? Erega njye nyine wari uhari. Nari mpari njye ndi wowe nyuma y'imyaka 10, ariko ubu ndananiwe pe. Sinzi niba nshobora kumwenyura. Ese kuki ejo hawe hagaragara nk'ari heza cyane, ariko njyewe ubu hanjye hakaba hakomeje kuba umwijima? Reba izo mpapuro urimo gushwanyaguza, izo zose nizo zubatse icyo ndicyo njyewe ubu tuvugana. Buri kosa urimo gukora, buri kintu cyose wumva cyanze, nibyo byatumye nunguka ubwenge mfite ubu. None sinzakomeza nte nta muntu mfasha, nta bantu mfite bamfasha pe. Erega nta mucyo ubaho udafite umwijima ubanza. Wibuke ko igiti gikomeye ari cishatsemo imbaraga zo kumanuka zikanyura mu butaka bukomeye kugira ngo imizi yacyo ifatemo. None se uzagaruka basi? Igihe se nzaba naniwe uzaba uhari? Humura, ntabwo uyu munsi nje kugusenya, ahubwo nje kukubaka, nje kukubwira amagambo kugira ngo ukomere. Nyamara haracyari abantu benshi bagutegereje. Hari abantu uzafasha uyu munsi bageze aho ugeze ubu. Uretse uyu munsi, n'ejo hazaza hawe urahishe. Simbaye hano mu ishusho, ariko nzamara akanya mu mutima wawe. Buri munsi nunyura mu bibazo uzajya unyura imbere y'indorerwamo, urebe uwo muntu urimo, maze umubwire uti warakoze kuba utaracitse intege. Hanyuma andika ya nyandiko yawe. Iriya proje urimo gukora nigiye kuzafungura imiryango yawe utarimo kubona. Bye bye naho utaha.